Reka twikomereze inkuru yacu nziza ya OTP Manga. Nibuka neza aho twasoreje twari kwa Jari akura mu rugo, ndetse Kadeni yaragiye kuganira n'uwo musore basanze yaje kubikurikirana, yaje gusambana n'umukozi wa Jariya mu gihe Jariya yari yaraye kwa uncle we i Nyamirambo ngo ni Muzuri, ndetse Jariya yari yasanze birushishuka imwe barekuye umuziki utwenda twabo batunyanyagije muri salo. Impamvu Kadeni yaragiye muri icyo cyumba cyo hejuru byari kugira ngo ahuze ibisobanuro Muzuri yarahaye Jariya n'ibyo bisobanuro uwo muhungu ari butange kugira ngo barebe ko Muzuri ngasigaye yarabaye umwana mubi abeshya nyirabusha. Inkuru yacu irimo byinshi rero, niba uri mushya hano kora kuri subscribe, ikindi kandi jya munsi ya video utangire n'inkuru ya OTP Manga ariko irimo ibintu bitandukanye, irimo urukundo, irimo ubuzima ndetse irimo no kwihangana, harimo byinshi twakagiramo. Aho twatangira iyi nkuru ngira ngo murabizi muri inshuti z'akadasohoka. Reka twikomereze mu gice kigiye gukurikiraho, kiraba ari igice cya 9 muri season ya 2, aho dutangiranye nabo ku nshuro ya mbere. Hano duhere nyine ku gice cya mbere muri season ya mbere. Ndakubwiza ukuri nturi buhombye ko uri kumwe natwe, uri kumwe na Clement. Rero reka twitangirire ngo haye ikaze. Ngiye kubaza nk'umuntu w'umugabo, sinshaka ibintu byo gucisha ku ruhande. Ikibazo nkubajije unsubiza short and clear, nta bintu byinshi kandi woroshye ubuzima. Muzuri uramukunda? Yego bro, ndamukunda. Wowe na Muzuri mwatangiye kumenyana ryari? Mwamenyanye muti? Kuva ryari? Njyewe na Muzuri twamenyanye kuva kera. Ikirenze kuri ibyo duturuka mu murenge umwe, mu ntara, mu cyaro. Muzuri rero njye turakundana cyane, iwabo ndahazi mu rugo, nanjye iwacu mu rugo arahazi. Abana na nyirakuru nyine njye nkabana n'ababyeyi banjye, ariko nyine na nyirakuru aranzi. Oya, icyo nshaka kumenya kuba muziranye wumva bikwemera kuza muri iyi nzu ya nyirabuja mugakora ibyo mukora ukisanzura koko nk'umuntu w'umusore cyangwa umuhungu ukumva nta kibazo. Ubwo se niba mufitanye gahunda mwabuze ahantu mujya kubikurikiranira handi hataraha ku buryo uza mu nzu y'abandi? Hanyuma rero uravuga ngo reka nze ndyamane nawe mu nzu y'ahakora, hanyuma ubwo mvuga mu ifoto se mu ishusho ya nyiri dabuja mu mutwe hari busigaremo iki? Ko yarasanzwe amwizera se, ubwo niba koko mukundana urumva wubatse iki? Bro, nukuri ko Imana pe nakoshije cyane, ariko kandi nari mbizi ko Muzuri atari kwemera kuba yava ahangaha mu gipangu ngo mujyane ahandi hantu. Yari yambwiye nyine kari wenyine, nanjye nikanga ni byanciyeho tuba turi kumwe, ndavuga ngo reka tugumanemo hano. Nyine nahise mbona ko boss adahari, nuko nyine numva wenda bidashobora kurabura. Hari ikintu ushaka kumenya wa musore we, nanjye ibintu nk'ibyo nabiciyemo, n'abantu benshi ibyo babigwamo b'abahungu cyane cyane. Hanyuma se uko wavuze ko ari ubwa mbere mubikoze ko atarabikora, none se kuri umuhungu bivuze ko nta wundi musheri wundi muhuza wenda mu bisoza? Ntawe uragukurura se? nta n'umwe muraryamana se? Ikindi warumbwiye ngo muvugana kuri telefone ye ngo ntimujye mubonana. Muri icyo gihe cyose se nta wundi mukobwa urabona ngo wifuze cyangwa ntawe muraryamana? Ugiye kumbwiza ukuri, urambwira ngo ufite sheri ngo nta wundi ngo urahuza nawe, hanyuma ngo ntawe muraryamana ngo nta nawe murabonana? Ugiye kubinsubiza rero kandi ntumbeshye bro. Nukuri hari umukobwa nyine hari ankorera byigize gucamo, isi nkubeshye. Nari mbizi kuri bunsubize gutyo. Mwaryamanye nka kangahe? Twaryamanye nk'inshuro 3 ndabyibuka. Hanyuma se niba mwararyamanye inshuro 3 umutima niho kuriye ku buryo ubikora bwa mbere n'ubwa kabiri? Icyo mbona ko Muzuri ari umukobwa witonda atari akara. Inshuro nyinshi abari hano n'imbere nta mwanya yabona, wowe wabikoze inshuro 3 wumvishe ntacyo bigutwaye. Hanyuma se wowe yigeze akubwira ko ari umugabo witwa Fred bigeze kuryamana ariko mushyizeho agahato? Yego, ibyo yabimbwiye. Ntiwumva se we yabaye umunyakuri, yabikubwiye byose, akubwira ukuntu ubusugi bwe bwagiye. Hanyuma wowe rero byakunaniye kumubereye inyangamugayo no kumubwiza ukuri, byakunaniye kumubwira ko waryamanye n'undi mukobwa inshuro 3? Oya wa musore, ntugire ngo ngende ajya kumubwiza ukuri. Turimo turagana nk'abantu b'abajamu.
nanjye mbere nari umurara nkawe, ibyo byose narabikoraga. Nakoraga ibishoboka byose, inzoga naranyweye, amatabi y'ubwoko bwose, no kuryamana n'abakobwa. Mu kabyiniro ubu ntabwo hantangaga. Hari n'igihe byageze nshaka gutwara sheri w'umuvandimwe wanjye witwa Emmanuel. Nari ikirara cyane, urumva wa musore we, ariko naricaye mbitekerezaho kuko uyu bosi wa sheri wawe nari ntangiye kumujya mukora udukoryo anatwite. Numvaga n'indi yayikuramo kugira ngo atazambangamira nazakomeza kuri urukundo iryohereza. Uyu nguyu Jariya namuteshaga umutwe cyane, naramubabaje, ariko hari isomo naje kwiga. Ngiye kuri nde ku muvandimwe wanjye yitwa Eden. Ngiye ko nabonaga ahuza na sheri we kandi atamuca inyuma, byaranshimishaga cyane, nkabona ari ibintu byiza. Gusa byarandyaga kuko umukobwa bari kumwe numvaga mushaka cyane, nkumva mukunzi, ariko kandi nanjye uyu mukobwa nateshaga umutwe utwika inda yanjye yewe yarankundaga cyane. Ndangije ndicara ndaturuna mbitekerezaho, ndibaza nese kuki nakomeza kubaza uyu mukobwa kandi ankunda. Ndareba mbona nta nyungu rwose mbifitemo kumukorera ibyo byose. Nahise mfata umwanzuro rero, nibuka ko hari imvugo ivuga ngo ukunda ugukunda kuko ukunda akunda abandi. Nibaza ukuntu impamvu namusuzuguraga, namucaga amazi, wari kuzubwira iki, ariko naricaye mbitekerezaho ndaturuna, ndibaza nese ibi byose ndimo ndabikorera iki, ndata umwanya w'iki, ko impanga yanjye se idafite imico nk'iyi ngiyi, ko uyu mukobwa unkunda se ari mwiza, abamwifuza ari benshi. Nabitekerejeho ndibaza nese ubu ndi mu biki, ubundi ubu nanjye nahindutse. Guhera uwo munsi natangiye guhinduka gake gake, ariko ibyanteye imbaraga ni uko nagiye kubona nkabona sheri wanjye hari umusore wamwibasiye utangiye kumutereta, kandi uwo musore niwe waje kwangiza sheri wawe, amufata ku ngufu, yitwa Fred. Narafushye rero, mbona ko sheri wanjye ntamurekera uwo musore nyine, icyo gisumizi cyari cyaje. Ikindi narebaga nkabona hari umwana wanjye mu nda ya Jariya. Turangije turicara tubiganiraho, turabikurikirana, tubwirana ko tugiye gutangira kubahana. Guhera uwo munsi ntiturongera gushwana, ibintu byose turahuza kandi ibintu byose bimeze neza. Impamvu rero icyo gitumye nkubwira ibi byose, ndimo ndakubaza wowe niki kirimo kukunanira ku buryo utakubaha Muzuri kandi bigaragara ko agukunda, yemeye kwitanga ukarinda kuza n'ahakorera ku buryo wanamwirukanisha, uretse ko nyirabuja ari umwana mwiza. Ari undi se wibaza wimubwira ngo mu nzu yanjye. Musore, njyewe ikintu ndi kubona rero, birashoboka ko wowe udakunda Muzuri cyane. Icyo ngiye kukubwira rero, niba uzi ko ugifite ubushyuhe, ugishaka guhuza n'abandi bakobwa, ugende uhuze nabo, ugendere kure Muzuri, utamwangiriza ubuzima. Ntabwo ari byiza, uriya mwana aratuje. Ikindi naza kuvumbura iyo mico yawe, uzamubabaza cyane, uzamubabaza kuko uzaba urimo guhuzagurika. Niba wumva utamukunda rero, rwose uba umuretse ugende ubanza wiryohereze, niyo nama njye nakugira. Impamvu nta yindi, waba ugiye kumwicira ubuzima kuko bosi we amufata nka murumuna we. None nutangira kumwigisha iyi mico utanamukunda, urumva uzaba utamwiciye ubuzima. Kwica ubuzima bw'umuntu rero ni ikosa rikomeye, kandi icyo nzi cyo abasore benshi ayo makosa turayagira. Ntiwiyite ku wundi muntu ugiye guhemukira, wowe ukareba ibyawe gusa. Uranyumva neza? Ikindi kandi umusabe imbabazi. Nimba umenye ko utazimusabye cyangwa ko utabishoboye kumusaba imbabazi, wikomereze ucaho ugende, sinzongeye no kukubona. Nizere ko byita byumvikanyeho, kandi nizere ko tuganiriye nk'abantu b'abatipi, nk'abakoboyi. Nizere ko ntari bi hagati y'ikiganiro tugiranye. Icya mbere ni kimwe, ukunda Muzuri kandi ujya kuryamana n'abandi bakobwa, bivuga ko utaramushima cyangwa wumva utanyuzwe. None kuki wumva se utagumana nawe kari umukunzi wawe? Ibyifuzo byawe ukaza mugahuza mukishima, hanyuma we kukubona rero buri kure ibyifuzo byawe ukabirangirizayo, hano ukaza ari nko kumwikuza. Ibyo ntabwo mbishimye. Yewe nshuti neza amatwi, nyamara Kaden yarahindutse. Abo babiri batangiye kuganira rero, baganira nk'abatipe, nyuma basohoka muri icyo cyumba. Jariya, njye ndabona uyu mutipe twamureka akagenda, turaganiriye bisesuye, ntacyo tutavuzeho. Yewe uwo musore yahisemo gusezera nuko aragenda. Zuri, ntabwo ndakubaza ariko uriya mugabo wawe yitwa nde? Yitwa Muhire. Ngaho tugende hejuru.
tujye mu cyumba cyawe, ndashaka kuganira nawe. Jariya, ariko ndashaka kuganira nawe. Jariya arahagurutse azamuka hejuru ajya mu cyumba cye akurikiye Kaden. Muzuri nawe arahaguruka kugira ngo ajye mu cyumba cye. Arimo agenda yatangiye kumva bya biganiro biri hagati ya Kaden na Jariya. Bari barimo kuvuga ku biganiro byarebaga uwo musore ngo ni Muhire uri wafatiwe mu cyuho nyine mu nzu ya Jariya yaje kubikurikirana na Muzuri. Muzuri abyumvise rero ahita ahagarara nyine kugira ngo abyumve. Bavugaga shiriwe, wenda ashaka kumva n'umwanzuro bivuyemo. Jariya, nyamara nicyo nkubwira, waganira na Muzuri ukamubwira kare kuri uriya musore. Ngiye mbonye ari umurara. Icyo nabonye nta rukundo rufatika, kuko ibisobanuro yambwiye nabonye arimo gutesha umwanya uriya mukobwa mubwiye kusiga mufata nka murumuna wawe. Yewe ndumva wamugira inama akaba amuretse, aho kugira ngo mbere azababazwe n'umusore utarisobanukirwa ugifite guhuzagurika kwinshi. Umusore ukijabiriye. None se umusore unyibwire ko ngo afite umukobwa ngo baryamanye ngo mu minsi yashize, kandi arambwiye ngo ntabwo ari n'inshuro imwe, ngo ni inshuro 3. None se ubwo reka tubirebe. Ubwo se urumva akunda Muzurira? Aha. Muzuri yarabyumvisha bita mu gutwi. Yongeye guhagararaho yahise avaho yiruka ajya mu cyumba cye ahita atangira kurira. Muzuri ngo yari ishyizemo ngo ko bamukunda ariko baramufiksaga nyine baramubeshyaga. Mu cyumba Kaden na Jariya ikiganiro cyari gikomeje. Ariko rero sinshaka ko ibingibi Muzuri abimenya, niyo mpamvu ari we mbibwiye. Icyo nakakubwiye, niba afite ubundi buryo yabukoresha, ariko nakomeza kwihambira kuri uriya musore ngiye mbonye yashobora kuzamubabaza. Bakomeje kuganira ku bintu bisa nk'ibyo, ariko ntibari bazi ko Muzuri byose yamaze kubita mu gutwi, yamaze kumenya ukuri. Reka tugaruke ku ruhande rwa Emmanuel na Aiden bari bavuye ku kazi, bageze mu rugo ndetse ari ibiganiro byajyaga mbere hagati yabo. Aiden, hari ikintu ushaka kukubwira. Sheri, mbwira nta kibazo. Aiden, nibijyanye no kuvuza mama cya gihe yari arwaye. Uzi ko Linda ari we umfashije ibintu byinshi, mama arwaye kugeza mama akize. Yaramfashije mu gihe bamukora operation, yampaye amafaranga menshi pe kugeza mama akize. Emmanuel ukuri yarakuzi. Kaiden rero watanze amafaranga, ahubwo yashaka kumureba mu bwonko ngo arebe Kaiden ari bumubwize ukuri. Ndetse Emmanuel yashaka kubona ko Aiden amubwiza ukuri, akabambwira ko ari we hagarinda amafaranga ngo yazanire Emmanuel nyine. Ariko Aiden yakomeje gushaka kubigumana nyine abishahisha, atamenyeze ko Emmanuel yamaze kumenya ukuri. Aha, buriya Linda ni umwana mwiza cyane, aritanga cyane kandi akunda no gufasha. Ibyo uvuga nibyo, arafasha. Ariko se Aiden, ko nkeka ko hari umuntu wamwoherezaga akamutuma akaza ari nk'ikiraro gusa, amafaranga yahawe n'undi muntu. Ubwo se ninde waba yaramwoherezaga? Ngiye nari nzi ko ari Linda wayaguhaga, none si we se? Ubwo se si we? Ubwo se ninde? Oya ntabwo ari we. Njye ndabona ari nk'aho ari bosi wamuhaga amafaranga ngo ayanzanire. Aiden yahise bivumbura, abona ko Emmanuel yamaze kumenya ukuri. Amenya ukuri kari we ko yavumbuye ko ari watangaga amafaranga kugira ngo yamwoherereze. Yakomeje kubihakana, bitangira kuba nka blague rero buri wese ashaka kureba undi mu bwonko, ariko ari blague. Ni bosi we buryo yamuhaga? Ni bosi we nyine. Bosi we ninde wundi se atari wowe? Njye nka amafaranga Linda ngo yakuzanire. Aiden, reka blague pe. Ahubwo mbwira, ari amafaranga yose niwe yahaga Linda kugira ngo ayazane mama kuko abasha gutabarwa. Ariko Aiden, kuki utabinyibwiriye kugeza ubwo sekretari wawe wari ubimbwiye koko? Kuba rero wamenye ukuri Emmanuel, ntabwo nakomeza kubihakana no gutsimbarara. Ariko nari mfite impamvu nyinshi zo kugufasha, kandi ntabwo nari kubikorera inkangi, nagomba kubinyuza kuri Linda. Impamvu nta yindi. Impamvu ya mbere, naragukundaga cyane kandi ndagukunda. Ikindi, kiriya gihe nari nzi ko nta kazi ufite. Ikindi kandi nta makuru nari mfite, nawe ntayo wampaye. Sinari nzi ko mama yamaze kuguha akazi. Ubwo rero mu bitekerezo byanjye byari byuzuyemo n'ibiki, nari nzi ko nta kazi ufite kandi nta n'amafaranga ufite. Kandi iyo umuntu afite umurwayi maze igihe mu bitaro aba akeneye ubufasha. Ndabeshya nshuti neza amatwi, tujye twiga gufasha da. Nka Aiden ariko yafashaga sheri we nyine amwikundiye. Ibibazo byinshi nibazaga, harimo nk'ikibazo kibazaga ngo ese amafaranga yo kuvuza mama wawe
hakenewe angana ati urayakura he niba ngombwa ko nawe wikoramo. Ndanibuka ko hari umunsi Linda yaguhamagaye ukamubwira ngo nta n'urutoboye ufite kandi mama wawe akeneye kuvurwa kandi ko mwashiriwe. Wihebye ubona ko bigiye kurangira. Nise mfata umwanzuro wo kukubera ubufasha bukomeye cyane. Impamvu ya mbere kubera urukundo. Hari icyo ntibuka se? Ndibuka ko muri icyo gihe ngiye na Kadeni hari byari byaduteye. Twagupfaga cyane. Nge rero sinashatse gucika intege kuko nari narishyizemo kare we wanjye. Impamvu nta yindi nuko ari ngiye wahuye nawe bwa mbere. Nuko nyine Kadeni yari yaraje kuba kidobya agashaka kubivangavanga ubucuti bwanjye nawe akabushwanyaguza n'ubusabane no guhura nawe akagutwara akakujyana kure nka nakubura. Ubwo se nari kongera kukubona sinshyiremo imbaraga. Nagomba kurwanira urukundo rwanjye nkaruharanira. Aideni n'imbere y'Imana ndagushimiye cyane. Ubufasha wampaye ni ubufasha bukomeye cyane. Imana irabizi. Sha utumye ndushaho kugukunda. Ariko Emanuela ibyo ndabyumva. Uretse ko ari ikintu ushaka tuvuganaho. Ubu ngubu ibi bintu byo gukomeza kuba muri iyi nzu yo gukodesha kandi ufite inzu yawe bwite. Nge rero ndashaka gukora ibishoboka byose muri iyi sezo, muri iyi minsi, ndetse sinshaka ko bizarenga icyumweru n'igice ugomba kuba wamaze kwimukira mu nzu yawe. Ibi ntabwo ari byo. Ufite inzu nziza ahantu heza, ugomba kwimukira Nyarutarama mu nzu yawe. Tugomba gushyiramo kuraje wo gukimuka mu cyumweru gitaha. Icyo ni igitekerezo cyiza. Urakoze cyane Aideni ko ubitekerejeho kandi ukaba no kubimfashamo tukabikurikirana. Amasaha yakomeje kwicuma. Igitondo cyakurikiyeho wari umunsi w'akazi da. Ku ruhande rwa Jariya na Kadeni bagiye ku kazi nk'ibisanzwe, ndetse Aideni yagombaga kujyana Emanuela ku kazi nawe agakomeza n'akazi ke. Bageze aho ngaho ku kazi, Beninye nawe yagaragaraga ageze muri parikingi nyine n'imodoka ye. Yabashije guhura na Emanuela na Aideni, ndetse kuri iyi nshuro nta kibazo yari yifitiye rwose na gito. Nta n'ugunda, nta n'urwango, nta n'inda y'umujinya. Byabaye ngombwa akababona ko akwiye kubasuhuza, barasuhuzanya. Amakuru kuri Emanuela we yamusubije mu ijwi ryo hejuru rwose, ariko Aideni yamusubije mu ijwi ryo hasi. Aideni, amakuru y'iminsi. Birashoboka mu mutwe ushobora gutekereza ko ntibafitiye urwango, ariko rero reka ngusabe ibyo bitekerezo ntubitekereze gutyo, ntunantekerereze gutyo pe. Kuri ubu nta rwango ngufitiye na ruke, nta n'umujinya mfitiye Emanuela pe. Njye na Emanuela rwose ubu turahuze. Emanuela ndabeshya? Oya Beninye ntabwo beshya pe. Kuri ubu turahuza, ibintu byose ni sawa, ni très bien. Turi inshuti nziza rata, sibyo? Aideni, ndizera ko wenda ngiye kubivuga utapfa kubyumva, ariko nizera ko ibyo Emanuela avuze byo wenda ubiha agaciro. Ndabizi ntiwakiforusa ngo nyiyumvemo. Nta nubwo nkunda bita kurimo. None se kuki nge nakomeza guhangana kandi bita kurimo nyine? Aideni, nafashe umwanzuro rero. Ndavuga ngo rezilita ngomba kuzakira uko zishe, ndetse na Dadi yabigizemo uruhare aranyicaza. Numva ko ibyo Dada ambwira ari byo. Ubwo rero Aideni, nta mpamvu yo gukomeza kutamvugisha nk'ibisanzwe. Ngira ngo urabyibuka kuva tukiri abana, turi inshuti rwose, nta kibazo biryanjye nawe turabajamo. Ubwo rero ndumva nta n'ibirenze, njye nigiriye mu kazi. Se Emanuela turi kumwe wowe. Beninye yavuye aho asiga Emanuela na shiriwe Aideni. Aideni, none se kumwihoreye ukamuca amazi n'ugiye cy'umusubiza akakuvugisha ntunavuge koko? Cyangwa wenda amagambo avuze ntabwo wigeze uyaha agaciro ngo cyangwa umwizere ibyo yavugaga byose? Ntabwo wigeze ubyizera? Emanuela nabyizeye nta kibazo. Oya nari ndi kubitekerezaho, ariko n'ibyo biragaragara nk'uwahindutse. Ngaho genda ujye mu kazi, nanjye reka nihute njye muri ofisi z'abandi. Abo babiri barahoberanye. Aideni asubira mu modoka ye nyine nawe kugira ngo ajye ku kazi. Emanuela nawe yinjira muri ofisi kugira ngo ajye gutangira akazi k'umunsi. Reka tugaruke kwa Kadeni. Kadeni na Jariya bageze ku ma ofisi. Kadeni yinjiye muri ofisi ye, ndetse na Jariya yinjira muri ofisi ye. Kadeni ari muri ofisi, nyakubahwa MD yarahageze. Kadeni, yego nyakubahwa MD, mwaramutse? Mwaramutse. Amakuru y'igitondo? Ni byiza nyakubahwa. Ngaho dore intebe ushobora kwicara. Ariko hari amafayile nkuzaniye urebemo, kuko njye nawe saa yine turajya mu nama. Witegure turajazamukana. Hanyuma se nta kibazo MD. Jariya se we ntabwo ari buze?
oya Jerry baraguma hano arakurikirana ibya hano. Nta kibazo nabyumvishe nyakubahwa MD. Ariko ndishimye makuru ndayafite ko wowe n'impanga yawe murimo guhuza cyane ngo ibintu ni sawa, ndetse no ku ruhande rw'akazi murimo murakora neza cyane cyane nawe rwose wisubiyeho. Oya hakira ahubwo ngo ukore mu ntoki. Icyo nabonye cyo Kadeni hari byinshi wigiye kuri mukuru wawe impanga yawe Aiden, ndetse iyo utaza kugira icyo uhindura mu mutwe kugeza kuri iyi saha mwari kuba mutumvikana, ndetse na Jariya ntabwo yari kwemera rwose ngabo wawe. Uzi ko nibuka mu minsi yashize ko najyaga nkubwira ko dufite inama ntuze, ubundi mu kazi ukaza igihe ubishatse ubundi ukabireka. Kadeni rwose warahindutse. Noneho ubu ngubu rero ngerageje kuguhuza n'impanga yawe Aiden. Yewe byose murimo murahuza, imico, kugira courage n'ibindi n'ibindi. N'ikinyabupfura cyaragarutse. Felicitation. Nyakubahwa MD. Iki gitondo rwose ko nkoreye umunsi ni byiza gusa. Nyakubahwa MD, njye narahindutse kandi nzakomeza guhinduka kugeza ubwo ngeze ku rwego rwa Aiden. Gusa uriya ni umuvandimwe kandi azakomeza kuba umuvandimwe. Ndanamwubaha. Wafite ukuntu yitwararika ibintu byose, yewe kuzabigeza ku rwego rwe bizantwara igihe. Aiden w'ibihe byose ahora aritonda cyane, ariko nanjye natangiye kwitonda da. Burya MD ibintu byose nabonye ko bipfira mu mutwe no kujagarara nyine no kujabirira. Njyewe rero nanjye nsubiye mu rugo imitekerereze n'uburyo umwana wanjye Benigne yitwara buriya bintera ibibazo byinshi. Ewe none hasigaye ntera n'agahinda. Ubu ngubu Benigne yewe mukobwa utuje, ubucecetse, utavuga, sigaye nanibaza se ubu Benigne azongera kubona umunezero we nk'uwa kera ubona yisanzuye. Yewe mwebwe mwamaze kubona abanyu, mwaranakuranye. Buriya rero simbizi, umukobwa wanjye rwose sinzi igihe azabona uwo bahuza, ku buryo yabona umusore wisobanukiwe kandi utuje bikamushimisha. Yewe sinshaka azasubira muri za gahunda ze ukabona arajagaraye cyane. Muzehe reka tusabe Imana niba ibyishimo bye bihari azabigeraho. Nshuti unize amatwi mugani igihe kiragera umuntu akabona we nta mpamvu yo kujya twiheba. Ndavuga ku basinga ariko bagisacinga, ntabwo mvuga ko bababonye. Aba bafite no gukomeza kubikora neza bakabikurikirana. Nuko nyakubahwa MD na Kadeni bakomeje kuganira, ariko ngo bafite inama saa yine bari bujyemo ngo bamena habiri nyine. Nyuma saa yine yarageze, nyakubahwa MD na Kadeni bacaho bajya muri iyo nama. Bari mu nzira telefone ya Kadeni yaravibuye. Byari bisobanuye ko hari message yinjiye nyine. Uwari yohereje iyo message nta wundi yari umuvandimwe we, yari impanga ye Aiden. Kadeni ariko bya bintu byo gupresenta abashiri bacu ubundi wabikora. Byaba byiza tukegera mama tukamwereka abashiri bacu uko tubakunda, ukamwereka Jariya nanjye nkamwereka. Amaze gusoma iyo message Kadeni naramusubije, ariko bro reka tubikore gutyo, nta kibazo kabisa, nta kibazo kibirimo, nta n'itegeko ribihana. Bo bari mu rujijo ye bari kwibaza ibyo ngibyo batazikomeraho ibyo bimenye kera. Amasaha aricumye ndetse nyakubahwa MD na Kadeni bavurangije iyo nama, bari guhindukiza imodoka nyine bakagaruka mu kazi. Byari saa 10 z'umugoroba. Jariya yarakomeje akazi ke ku munsi, nuko Kadeni bitunguranye yinjira muri ofisi ya Jariya. Mwagarutse muvuye mu nama? Turagarutse nawe nyakubahwa MD, nibwo tukihagera ariko. Yego ariko hari ikintu nendaga kukubwira cy'ingenzi. Jariya ndashaka kujyana mu rugo kukwereka ababyeyi. Mujyane kwa mama, ndakeka ko azishimishwa rwose no kukubona. Jariya ntabwo yigeze abipinga, yarabyemeye. We yarabizi ko nta n'ikibazo gishobora kubivamo niba ari ukumenyekana ngo mama wabo ngo akamumenya. Ko bamenyanye se yakomeje kumusekera mu mutima nyine. Ni byiza rwose Kadeni. Nanjye nari ntegereje janyije amushyushyu ko umunsi umwe uzajya kunyereka mama wawe ukajya kunyerekana. Yego mama agomba kubimenya, ibi bintu ntabwo twakomeza kubyihererana. Ku ruhande rwa Aiden yari mu modoka agiye kureba Manuela kuri kampani yamerewe. Ntiyashatse ariko kwinjira ku ofisi kuri etage, yakekaga ko mama we wenda yaba ariyo. Ntiyanga kwinjira rero muri parikingi zaho, aguma ku muhanda. Ageze muri iyo quartier nyine yaho iyo etage yaho mama wabo akorera headquarter, afata telefone ye ahamagara Emmanuel.
Alo Aiden, bite shusho? Amakuru sheri? Ngaho mbwira. Ni sawa ariko ndi hano ku muhanda. Va muri ofisi gato uze tuvugane. Aiden, wakinjiye? Oya, mama rugo yaba arimo kandi ndabona ko ari byiza ngumye hano inyuma ya korutire. Ngwino ndagutegereje, ndashaka kuvugana nawe ntago ngutinza. Okay, noneho reka nkubwire. Ihangane gato, amasaha n'ubundi yagiye. Amasaha yo gusoza akazi, reka nshyire ibintu ku murongo, mfunge ofisi, ubundi nze direct. Emmanuel yararimo kuzimya imashini na laptop ye arangije arayipfundikira. Impapuro azishyira ku murongo. Yararimo gufata isakoshi ye arimo gusohoka muri ofisi. Arafunga asohoka agana hanze aho Aiden nyine yaparitse kuri kaburimbo. Muri ako kanya Aiden yari yicaye kuri vola. Emmanuel afungura umuryango wo ku ruhande rwe kugira ngo nawe yinjire muri iyo modoka. Iwawe turajyaho nyuma. Ubu ngubu rero tugiye kujya mu rugo, njye kukwereka mama. Bosi wawe abimenye, amenye ko njye nawe dukundana. Sinshaka gukomeza guhishahisha mama. Niba njye na Kadeni turimo guhuza, kuki nakomeza guhisha mama se ko ngufite? Ni byiza ko tumubwiza ukuri. Aiden, ibi bintu mbwiye biranshimishije cyane. Hanyuma se Kadeni we yarateganya iki cyangwa ni wowe gusa? Byose biri ku murongo. Twabivuganyeho na Kadeni. Uyu munsi Samuel nawe araba yamaze kureba Jariya, araba yageze indi mu rugo. Ubwo turaza guhurira mu rugo twese. Yewe, ni byiza cyane ibintu mbwiye Aiden. Babanje kwitembereraho gake ngo Samuel ngo baraza kujya mu rugo. Kuri urwo ruhande Kadeni nawe yazamukanye na Jariya kwa Jariya, ndetse mu rugo kwa Jariya hari Muzuri. Jariya, uyu munsi turajya mu rugo. Ugomba kujya guhura na mama. Ndajya kukwereka umubyeyi. Ntabwo ibintu twakomeza kubyigumanira. Muzuri, bite? Ko uyu munsi mbona utishimye. Hari ikibazo icyo ari cyo cyose ufite? Oya dada, nta kibazo mfite, ngiye meze neza. Kadeni yabonye ko ari ngombwa kuba abahaye akanya. Yari yabivumbuye ko Jariya na Muzuri ari ikintu bashaka kuvuganaho. Oya Zuri, ntabwo ari uko nakumenyereye. Mbwira niba ufite ikibazo umenye uburyo nabigufashamo. Namaze kumenya ukuri. Dada, ibya Muhire nabimenye. Nabyumvise Kadeni ari kumbwira ko ngo Muhire yamubwiye ko ngo ari umukobwa baryamana. Ubwo se yambwiza ukuri. Byambabaje cyane narayindira. Kuko Muhire ndamukunda cyane. Ndamukunda pe, ariko yahisemo kunca inyuma. Uyu munsi namuhamagaye kuri telefone kugira ngo umubaze ukuri kose. Namuhamagaye bwa mbere ntiyamfata. Namuhamagaye bwa kabiri nabwo ntiyamfata. Njye nzi ko yenda ari kureba telefone. Nyuma mgiye numva message iraje. Ahita mbwira ngo Muzuri ngo guhera uyu munsi ngo njye nawe ngo ibyanjye birangirira aho nawe. Ubwo nyine icyo yarasobanuye ngo guhera uyu munsi ngo tugikundana. Ngo ntuzongeye kumamagara kuri telefone ngo cyangwa kunyerereza message. Ngo singukunda, ngo sinzongera gufata telefone yawe, ngo na message zawe sinzongera kuzisubiza. Yanyereje iyo message maze kuyisoma, ngiye kubyakira no kubisobanukirwa biranyobera. Kubera icyo yanyandikiye bira byose, ngiye siniriye kosa namukoreye ku buryo yandeka. Byabaye ngombwa ko mwandikira gutyo. Ndamubaza ngo ikosa nagukoreye ni irihe. Namubajije ni Muhire, message yawe ko ntayisobanukiwe. Urashaka kundeka niriye kosa nagukoreye? Ndamubwira nuri umwana mubi, kuki wagiye kunca inyuma? Mwandikiye message ndayohereza. Maze kuyohereza nawe aransubiza. Muzuri, ntumbaze ibyo bibazo by'ubugoryi. Ngende umuhungu. None se uriya mu bosi ushiri wa bosi wa mabuja wawe warendaga kukumbwira ngo mugendere kure ngo niba ntabasha kukubaha, ngo niba ntatereta n'undi. Umva rero ngo ntago wambuza kuryama n'abakobwa nshaka ngo cyangwa guteretana nabo nshaka. Ngo wowe ngo naho ngaho barakoroye, ngo uri umunyabwoba, ngo ntiwisanzura ntiwanansura. Dada, nasomye iyo message mpitamo buroka, narekeho no kurira, na nimero ye nayisibye. Nanavuze rero ngo nakomeza kurira, ningewe n'abandi mu kwibabaza. Muhire namwanze cyane. Zuri, ihanganira atamura umuntu wanjye, icecekere. Byose ibyo uzabyibagirwa ko byabayeho. Icy'ingenzi ni ukumwikuramo. Ayo magambo yavuze bigaragara ko atazahinduka. Uwo si uwawe. Uwo mureke ukurikiranire gahunda zawe. Ko yakubwiye ngo uri kuguma mu nzu gusa. Okay, niba ari uko yakubwiye rero, ngira ngo ukurura kubonye kw'abasore bo hanze. Utuzi ugume mu rugo, uracyari muto. Sinshaka ko abasore bo muri quartier bakumenyera nka mbere hose. Uranyumva neza?
kandi utagira ngo byanashimishije ibyo wakoze. Bazakwangiriza bizarangira baguteye inda. Zuri uziyangiriza, niba ari umugabo azazira igihe. Uranyumva? Uracyari muto nta kikwirukansa. Buriya se watangiye gushyira mu biki? Niwumva ibyo akwibwiriye se? Si ubikubwiye se? Buriya iyo tutagira icyo tuvuga bari kuvuga ko turi abana babi, cyangwa tumwirukana ngo agenda kiri gukomeza akakubeshya kandi atanagukunda. Urabyumva Muzuri? Burya buri wese aba akeneye abantu bakuru bamugira inama, si byo se? Ngo uyu munsi uyu musore, ejo aka gasore, ejo uriya, ejo n'undi bakakugira nk'akarima k'igikoni cyangwa nk'igare ryo kwigiraho. Dada nabyumvishe, ni ukuri. Ibyo bitekerezo rero byikuremo, uranyumva? Ngiye gukaraba saa moya ndava hano, kandi urebe inzu neza. Simbizi niba ntinda kuza cyangwa bigenda gute, ndakumenyesha ndiyo. Uranyumva neza? Ibyo Jariya yabivuze ajya mu cyumba cye. Nuko mama wa Aiden na Kadeni nireye mu rugo, agiye kumva telefone yijemo message. Yewe izari message zaziyemo iya Kadeni ni Aiden. Yari yinjiye mbere niyo mama yari atangiye gusoma. Mama, uyu munsi mu saa 12:30 saa moya ndazana n'umushyitsi. Umwakire neza. Amaze gusoma message ya Kadeni yasomye ni ya Aiden. Mama, uyu munsi hari agasurprise naguteganyirije. Ndizera ko nubona umuntu turi buzane biri bugushimishe, kandi nizere ko uri butwakire neza. Ubu mama amaze gusoma izo message ebyiri yewe baransekeje. Bagira ibanga, abo bazi ko rero abashyitsi babona basi. Yewe abo baranshimisha cyane kuva na kera bakiri bato. Ibyo bigira. Amasaha ari 10, saa 12:47. Habanje Kadeni bagiye kumva bumva n'imodoka ya Aiden nayo igeze kuri portail. Ninko bahagereye rimwe mbega n'abashyitsi babo. Abatipe bari bayambariye ko bagiye mu kazi, ariko abakobwa bari baberewe cyane. Umumama yari muri salo, mama wabo barinjiye bagera muri salo. Abakazana banjye Jariya na Emmanuel muri isanga. Emmanuel we buri munsi turabonana. Hanyuma Jariya wowe ni inshuro ya kabiri duhuye tuziranye. Kadeni we yarumiwe, yaranatangaye ngo Jariya ngo yamaze guhura na nyina. Mama, ngiye murantunguye, birancanze. None se mama, wigeze uhura na Jariya ngo mukaganira? Ngo mwe mwarabimishe yewe, gibe nabimenye kera. Naye natuje ngo ndiwe niba abana banjye muzampisha cyangwa muzabimbwira nyine. Icyo mwakamenye nuko ibinjye nabimenye kera. Bose bahise basekera rimwe nyine, umunezero wari usakara cyane muri iyo salo. Baricaye mu ntebe nyine, iyo famille byagaragaraga ko hiyongereyemo abandi bantu, abanyamuryango babiri. Baganiriye ku tuntu n'utundi. Nyuma uwo mama araguruka aganiye mu gikoni. Batangiye kuza, mama nyine yatangiye kuzana mu hotpot y'ibiryo. Ubu nyine tereka kuri salle à manger. Emmanuel na Jariya ko barizwera, bigaragara ko bafite nyine icyubahiro no kubaha. Bahise bahaguruka batangiye gufasha uwo mama gutegura ameza. Nyuma yaho bose bicaye kuri ayo meza gutegura nyine kugira ngo batangire ukuboko kwerekeza ku munwa. Reka tube tuyaretse twigarukire kwa Mujyomba ngo nishiye Othman na Shangazi umugore we. Uwo munsi bagarutse batinze cyane, ndetse na Shangazi yari yasohotseho gato. Ubwo rero Judith niwe wari usigaye mu gipangu wenyine. Judith nawe niyoroshye, yewe ibyo ndabona ari nk'ibya Muzuri. Niwe yarazanye umusheri. Bari mu nzu yumva ihoni rya Osman muzehe shehe nyine riravuze ku gipangu. Vuba ahita yambara ikanzu. Sheri we amusiga muri icyo cyumba, afungurira muzehe Osman kugira ngo yinjize imodoka mu gipangu. Shangazi mwiriwe, ufungura ngo mu ibuto arimo umuzigo ukuremo. Shangazi yavuze atyo arimo asohoka yinjira mu nzu. Shangazi akireba imbere y'umuryango akubitana na suppress z'umutipi. Yabaye nk'uwikanze. Shangazi aba nk'uwikanze. Izi nkweto zaturutse he? Judith, izi nkweto ngo nazinze muri iki gipangu. Judith yahise avuga ati noneho uyu munsi ni uyu nguyu kabisa. Aguye mu kamashu nawe ni nk'ibya Muzuri. Osman shehe ngo yariye umunyu. Yatangiye gukeka byinshi kuri Judith, kuko Judith ubundi ugira amanyama no kuvuga ibintu byinshi yari yacecetse. Yagombaga kujya mu nzu ngo arebe ko harimo umugabo cyangwa wenda ari inkweto ziri aho ngaho gusa. Judith na Shangazi bari bashoreranye nabo binjira mu nzu. Mujyomba Osman yatangiye gushakira ahantu hose, umutipe ntibigeze bamubona. Muzehe Osman ibyo ngombwa ko yinjira mu cyumba cya Judith arimo kubamo muri iyo minsi mu gihe ari aho ngaho. Muzakinjira yakutanye n'umutipe wari uhagaze inyuma y'urugi, yihishe inyuma y'urugi nyine, yikinze ngo uza atamubona. Umusore Nyamirambo. Muzehe Osman akibona umutipe yahise amumenya. Rubanga, burya ufite imico mibi gutya?
si wowe ukora kuri rya garaje wowe? Uramuzi? Shangazi yahise amumenya. Uyu nguyu ni umukanishi bamwita Rubanga, akorera kwa Mutwe. Ni imodoka yanjye ajya ayikora. None urimo urakurikirana iwanjye sha? Ya Rabbi Maulana. Muri ako kanya Jeridite yari yegeranye na Shangazi amana agira yahisemo gukubita urushyi. Wowe ugiye kutazatuzanira abajura mwana? Iyo ni mico nyabaki? Imico nyabaki ibirara byo muri quartier. Ibirara by'Inyamirambo nibyo binzanira mu nzu. Aba banywa tabi. Kujeje ubundi ntunareba ngo urebe ngo uyu muntu arasobanutse cyangwa ni ikiraro. Watangiye gukurana n'abantu bo kwa Mutwe ubageza hano mu buye buryo. Aha muze yakubita gazanshyi bita ngo ni dabani zizira icyarimwe azi kubita mu misaya yombi arimo gukubita uwo mutipe ngo ni Rubanga nyine w'umukanishi. Shehe shyiramo imiyaga shehe mbabarira kabisa, shyiramo imiyaga kabisa. Njyewe ntabwo byanurutseho uyu mubebe rwose ku manywa yaje mu saa 11 bose ntawe wari uhari. Umubebe yaje arambwira ngo imodoka yawe ngo ifite ikibazo ndazi, bisobanutse ko abizi ko nsanzwe ngukorera imodoka. Njyewe nashakaga ikiraka gusa nari kubyanga, sinzi impamvu umubebe mfiteho rwose. Namaje ubwoko bw'imodoka, ngiye nkora amamodoka menshi. Yambwiye ko ari Muzehe Osman. Nari mbizi ko ugendera munsi ya modeli yawe Range Rover yawe nsanzwe ngikora. Uransebereza imodoka mu biki? Wowe ko ntabifite. Akongera akamukubita inshyi ebyiri zifatanye. Njye namenyereye ko iyo ngeze hano ubu nisanga wiparitse hariya. Namubajije ngo si dada wowe nsize akazi ino nta n'imodoka ihari. Njyewe nahimba mbibonye ko arimo kunyinisha. Mubwira ngo wibeshye si umunsi wo kubeshya, shaka no kwisubirirayo. Ahita afunga porutaye ngiye kwigendera. Ngiye kubona mbona atangiye kunyereka ibibero. Nibazaga ngo si uyu mukobwa yatekereza neza. Njyewe nta nubwo tuziranye rwose. Kiretse igihe naje gukora hano imodoka. Ngo sinzi niba yarambonaga. Umugore ko abakiriya bari buze bakambura ko nshaka kwigendera ko nakomeza guta umwanya hano. Njyewe yanze kunyumva. Ngiye kubona mbona za mfunguzo zose zirimo n'iz'igipangu azishyize mu isutiya ye. Nibaza uyu mukobwa ibyo arimo. Nongeye kumubaza impamvu yambeshye ko imodoka ya Muzehe Osman yari. Musaba ko amereza imfunguzo nkigendera cyangwa guhamagara kuri phone. Arangije ahita ambwira ngo nindamuka muhamagaye ngo arahita avuga ko ngo nari ngiye kumufata ku ngufu. Ngo naje mbizi ko ngo udahari ngo ko nta modoka yawe ihari. Muzehe turakubaha urabizi. Nari mbizi ko aramutse akoze ibyo rero wahita unjyana kuri polisi. Ahita ambwira ngo nimba nshaka kuvana amahoro ngo munemere ngo tubikore ngo tubikurikirane. Ni niyo mvugo yabivuzemo ngo mpave mushimishije ngo kandi ngo nibeshye simushimishe. Yarahiye rirahira ngo nindamuka nansi ngo arahita mvuza induru ngo abaturanyi baze ngo ahita avuga ko ngo naje ngo ndi kubaririza imodoka nkahita mufatirana ngo mbizi ko mudahari. Iyi quartier sinyizi se ubu se babimvugaho gutyo nimwita munjyana polisi imyaka ingahe bankatira yaba ari mike. Muzehe Osman njyewe mfite usheri wanjye ndanamukunda cyane. Njyewe umukobwa nabibonye ko ashaka kumemukira tu. Ubu se sheri wanjye ko namuteye inda naje kujya gukora ibi ngibi ngiye binurutseho. Njyewe nishyizemo ko ntari gishobora kuryamana n'uyu mukobwa ko ndi bugenze uko nakabigenje. Njye nabitekerejeho nkatera imibare nkibaza ko uyu mukobwa wenda ari ikintu agamije. Nk'urugero se niba baramuteye inda se sha cyangwa niba ari ikintu cyabuze muri urugo ashaka ko wenda ari igihe bari buvuge ko ari igihe gitwaye. Nyuma yaho rero azambeshyira ngo ibyo byose ni igihe byaturutseho. Njyewe ahantu hose baranyubaha muzehe. Hari irindi kosa unziho? Njyewe Rubanga. Njyewe rero ntabwo nari gukora ikosa na rimwe kuko umukobwa njyewe natenda arankunda cyane. Nigize rero nk'uwemeye ibintu byose ashaka ko nkora. Yabanje njyana muri salo namwigagaho. Nahise mbona ko uyu mukobwa adatuje ashobora kuba ari insharutsi. Mbona ko atakontorora umubiri we. Ahita ambwira ngo tujyane mu cyumba. Nibwo nahise nza kugira ngo tujyane mu cyumba. We yari ari imbere njye ndi inyuma ye. Tugezemo imbere mpita musunikira imbere mpita nkururiraho urugi. Mpita mubwira ngo niba wari wahisemo kumbeshyira no kunteza ibibazo urananiwe kuko nari namufungiranyemo imbere. Mpita mubwira ko njye ntaryamana n'umukobwa utisobanukiwe umeze nk'indashyi. Mpita mvuga ko ntari bumufungurire kugeza ugarutse. Nugaruka byose ndabivuga. Arashaka kunsuzuguza. Ashaka kuneza abantu muri quartier zose z'Inyamirambo.
yakomeje gukubita urugi mbwira ngo mufungurire. Njye ntabwo nari rwose oya, nta mwanzuro wo kumufungurira nari mfite. Nagiye muri salo ndicara, ndangije mbitekerezaho kuki ntasimbuka igipangu ngo mpite nigendera. Abantu baranzi, ubwo se nsimbutse akagira umbona bahita bavuga ko ndi umujura, bakavuga ko wenda ari ikintu ntorokanye kuba nsimbutse igipangu cyane. Nabyo nabitekerezeho. Ninde ariko komeza uvuge none, ninde uri kunyizera yabonye nsimbutse igipangu cyanyu? Nagumye aho ngaho, ijoro riraza, njye nibazaga ngo ubundi uyu mukobwa yahura n'undi mutipe ntabwo yari kumuhereza, ariko njye ntabwo nari gukora ibintu nk'ibyo. Ndavuga ngo reka wenda ku kazi simunkore uyu munsi umfira ubusa aho kugira ngo ninjize mu bibazo. Nibwo mu kanya rero amasaha moya yageze, numva ihoni ry'imodoka, imodoka yawe se sinyizu ihoni ryayo. Nibwo rero mise mufungurira, yarimo gusakuza avuga ngo arita ndeka, ngo aravuga ibyabaye byose, ngo agiye kuvuga ko nari naje kumufata ku ngufu nk'uko yari yabiteganije, ngo n'ubundi ntacyo namumariye. Nibwo aje hanze ngo abafungurire, mpita nishe inyuma y'urugi ninjiye mu cyumba cye kuko nari nzi ko nta kabuza agiye kuvuga byinshi. Muzehe ni ukuri kw'Imana, njye ntabwo naje hano binturutseho ngo ari njye wizanye. Uyu mukobwa ni nk'inzoga ibishye rwose, ntabwo yakanga ko mubikurikirana, ariko njye ntabwo nabyemeye. Nubwo nkubise inshyi ariko ndarenganya. Muzehe Osman, njye ntabwo nzi icyo nabonye uyu mukobwa azateza abantu ibibazo, nyamara mushatse mwamubwiza ukuri yatwara n'umugabo w'abandi rwose. Njye nta kintu nigeze nkorana nawe, nimushaka munyizere, ubu bakiriya bose bambuze kubera we. Rubanga agira rubanga koko. Yewe ibisobanuro byose yari atanze. Shehe Osman Muzehe na Shangazi umugore we, ibisobanuro byose babihaye agaciro barabyumva, burya abantu bakuze barabanza bakumva nyine. Byabaye ngombwa ko Shangazi ahita yihindukira kugira ngo abaze Judith, ibyo Rubanga uyu nguyu yavuze nibyo cyangwa si byo? Ndagutse buri nshyi, ndagucyatagura, vuga vuba umushenzi we, uri n'umukafiri. Shangazi, ibyo nibyo, ni amakosa yanjye. Rubanga nk'uko abivuze niko bimeze. Ngo nguki Judith, burya urinjije ibigezaho, uri umushenzi bene ako kageni, mu mutwe ufitemo ibisazi se? Abasore b'abandi se utangiye kujya ubiteretera ubatega imitego? Wa mukobwa we, use kuki utiyubaha? Ufite ubuhe bushagarira se ko muri budasanzwe? Ni nk'ubw'ingurube yo mu mazi, haramu. Reka nze mpamagare mama Piana mubwire ubucucu ufite. Uwo musore Rubanga bahise bamureka kugira ngo ace yigendere, ngo amafaranga y'umunsi ngo ntiyayinjije. Ahasigaye nde? Muzehe Osman na Shangazi na Judith aho muri salo nyine. Shangazi ahita ahamagara mama Piana. Yewe ntago bintunguye, icyo nsabye mumbabarire mumuhitike asubire mu cyaro. Muri Kigali simushakamo, asubire mu ntara ndi kureba umwana we. Ariko buretse mpa telefone mba njye bivuganira nawe, ibyo ngibyo mubindekere. Bamaze kumuha telefone, ikiganiro cyaratangiye rero. Allo mama Piana ibiki? Ibyo navuze byose nizere ko wabyumvishe. Ejo ugomba gusubira mu ntara, nigere numva uburana noneho cyangwa usubizanya nanjye. Nta soni, wakuroze ntiyakarabye. Ikindi kandi nyuma y'ejo sinzongera kumva ngo waje i Kigali, birabujijwe. Uzibeshye ugaruka i Kigali noneho, ubwo bucucu bwawe ubugumane iyo ngiyo. Uyoboye ko ibyawe byose mbizi se? Sinashatse kubibwira Muzehe Osman na Shangazi. Ejo nzakuriza imodoka usubire mu ntara, uzibeshye noneho nsange mu rugo wavuyeyo. Shaka guteza nyoko ibibazo, nutoroka tuzicara tugukorera inama. Urabizi ko bimaze kumenywa na benshi ibyawe. Wakirara cy'umukobwa we, ubwo se abantu bose barakwinginze, wananiwe guhinduka. Tegura imyenda yawe vuba, ubwo narangije kandi urabizi ko najya nsubiramo. Mu gitondo bakuzindutse ujyane n'iya mbere, akujyane kandi kugeze Nyabugogo. Turabura Nyabugogo tukuriza imodoka, nizere ko byumvishe. Ariko iki Judith, ibyo ari ngombwa ko asubiza telefone kwa Shangazi kuko mama Piana yarambwiye ngo ariko iki? Ni mwene wabo rega. Judith mu mujinya mwinshi ageze mu cyumba cye, atangira gufata imyenda ye ayishyira mu gikapu cye ayizinga. Ngo ndasubira mu rugo? Gusubira mu rugo se harimo ibirenze? Harane mu rugo. Reka njye mu rugo mbitegure neza,
mama Piana buriya nkoze mu mutwe ngo arimo arakurikiza ibyo Emmanuel yamubwiye ngo kuko ngo ari mushiki w'umugabo we ngo kugira ngo urukundo rwe rudasenyuka. Emmanuel ahubwo agira amahirwe ariko yagenye buretse mbe nisubiriye mu cyaro. Ibyo byari ibitekerezo bya Judith. Reka twisubire kuri Aiden na Kadeni bari kumwe n'abasheri babo. Muri aya masaha bari barangije kurya, basubiye muri salo barimo kuganira bavuye muri salle à manger. Uyu munsi rero abasore banjye ngomba kuba ndi kumwe nabo hano mu rugo, bivuze ngo bararara hano. Mwabatwaye igihe kinini sha, sibo gusa kandi namwe bakazana banjye murarara hano buri munsi mwantereranye. Uyu munsi nanjye ngomba kwishima. Bose barabyemeye, nta n'umwe wigeze abipinga. Jari yakuru telefone yari itangiye guhamagara. Yari inde? Yari shangazi w'inyamirambo nyine, umugore wa Mzee Osman Sheikh, aho Judith ari nyine. Shangazi, assalamu alaikum. Amakuru? Aha, umujyomba wawe yansobanuriye byose iby'uwo mugabo wawe. Ubwo rero ntago njye nabirwanya. Niba gukunda mbifurije kheri, Imana izabijyemo. Ikindi rero nenda kukubwira ni ibijyanye n'uyu mukobwa wasize hano Judith. Ni mwene wanyu, ariko bibaye ngombwa ko ngiye kumusubiza mu ntara. Uyu mukobwa yewe ntiyisobanukiwe habe na gato. Nasubire mu cyaro, twari tugiye kumufasha, twamuzanye ngo turebe ko twamufasha wenda tumushakira na hoteli yakoramo, kubera ko mujyomba we aziranye n'abantu benshi ariko yinaniwe rwose. Shanga, none se Judith yakoze iki? Aha, mama wa Aiden na Kadeni ntiyumvishe bavuga iryo zina ngo Judith, yahise yibaza ukuntu Jariya aziranye na Judith. Shangazi yaratangiye kumubwira ibya Judith byose. Biba ngombwa ko rero Jariya ashyira loudspeaker nk'uko abo banyamuryango nyine bateraniye aho bose babyumvire rimwe, kuko na mama wa Aiden na Kadeni yaragaragaje amatsiko nyine, ariko abandi bo arabizi ko bamuzi. Ibisobanuro yararimo kubitanga nyine uwo mushangazi w'inyamirambo. Aha, buri wese yari yumiwe. Bo byari bibashimishije kuko barumvise ko Judith bagiye kumusubiza mu ntara nyine, ntazongera kubatesha umutwe ngo aberetesha umutwe. Baravuga ngo ato ngura mukobwa ngo ni ishyano ryigendere, ngo najye mu ntara. Amasaha yo kuryama rero yarageze, buri wese yasezeye undi bajya kuryama. Kadeni yazamukanye na Jariya ndetse na Aiden azamukana na Emmanuel kurarana. None urakeka ko nyina Saro injiji azi ko babatenda batararanye, cyangwa bafashe igikombe cy'amazi baba ariho bayinywa? Sha, nawe rwose uransetsa nshuti neza amatwi. Bagiye kurarana da. Nyina yagiye kuryama mu cyumba cye. Mu gitondo saa 12 shangazi yagiye ku cyumba cya Judith, yaragiye kumubyutsa. Judith yarakiryamye. Judith, byuka tugende, byuka ugende. Judith ntacyo yashubije, yarabyutse ajya muri douche. Reka yari yarakaye ngo nta muntu ashaka kuvugisha muri icyo gipangu, ngo nta urashaka mu matwi yera. Yari yabyimbye we nk'ikirindazi cy'ikidenjeka. Judith baragiye ajya mu modoka. Burya shangazi nawe gutwara imodoka, niwe wari utwaye imodoka nyine ya Sheikh Osman, niyo yari atwaye. Mama Piana nawe yari yarababwiye ngo aramanuka, we ni hafi amanukira igiti cy'inyoni bahurire Nyabugogo, bagiye kumutegera nyine ngo bamuhereze iwabo. Aha, ntiyashakaga ko shangazi ngo ari wenyine, ngo Judith baramuzi, ngo iminota 2 atekereza ibi, indi kurikiye agatekereza ibindi, ngo hari akaburo kafungutse. Bagomba kumufasha bakamutegera ngo atamuca mu myanya y'intoki, ngo bashaka ko bazi ko agiye kandi atagiye. Barahagera Nyabugogo, nta kanya kaciyeho mama Piana nawe yarahageze. Bagiyeho bari bukatire nyine amatike, barangije gukatisha itike rero gusezeranaho ni nyine byaratangiye. Judith, dore imodoka uri bujye mu ngiriya, urayibona? Bya bindi wigize uzibeshye noneho numve ngo wagarutse muri Kigali cyangwa ngo wagiye ku Gisenyi aho wari wagiye mu Burayi. Ugabanya ibibazo, hano Kigali nta bibazo byawe dushaka, byari bimaze kuba byinshi. Nta muntu n'umwe, nta hantu uba ngo bakwishimire bitewe n'imico yawe mibi. Judith bamuhereje ku gatike, aragenda yinjira muri iyo modoka nyine, aragenda ajya muri icyo kibisi nyine. Yakoraga iki se ko yabarebaga ku maso? Imodoka yarahagurutse ndetse urugendo rwo gusubira mu ntara ruratangira. Judith yabitekerejeho atangira kwibaza, njyewe Judith nsubira mu ntara? Ubuzima bwo mu ntara ndabuzi buragoye. Njyewe oya sinasubirayo.
ikibazo ufite ni iki? Ko nari naraje i Kigali nje gushaka ubuzima ngo mbahire umwana, kuki uburaya buri kundusha imbaraga? Oya, sinakomeza kuba Judith utisobanukiwe, Judith ukora ibidakenewe mu gihe kidakenewe, Judith uvuga ibintu ntabanje kubitekerezaho. Nkwiye guhinduka, ngomba kumenya icyo gukora, ngomba gukanira nkatera imbere, namara gufatisha nkajya mu ntara nkazana umwana wanjye nkamwirerera. Aha, Judith mu gihe kirimo gutekereza ibyo, imodoka yari yageze muri kaburimbo igiye guca kuri feruje. Judith we yarahagaze ahita agenda yihuta, acamo hagati yegera inyuma ya shoferi. Shofe, ayiwe hari ibintu by'ingenzi nibagiwe. Uburyo Judith yavugaga ayo magambo, umugenzi wese wari wicaye muri iyo bisi yari yumiwe. Ngo hari ibintu yibagiwe yakatishije, ngo mufungurire avemo muri feruje. Abandi batangiye no kumutuka, abandi babonaga mu mutwe zimeze nk'aho zafungutse. Bose rero nta gaciro yabahaye. Imodoka yageze imbere ayishobora kuba yaparika avamo, ahita asohoka muri iyo modoka. Amaze kuva muri iyo modoka ahagarara ku ruhande, igikapu cye agitereka ku ruhande. Aha, aho rero yarahagaze. Barakubwira ngo Judith nta kindi yatangiye gukora. Judith yatangiye kurira, yararize mu muhanda. Ibi niyo bavuga ngo umanika agati wicaye ngo wajye kukamanura ugahagarara rero. Abantu baramuzengurutse batangiye kumugirira impuhwe. We mu mutima we yaribereye kure, arimo kwicuza ibyo yakoze byose. Abona ko ari amavuta ngo yabaga amaze kumugeramo nyine, amavuta ngo y'amafiriti. Ngakamuteza ibibazo. Yatekerezaga ku bantu bose yamaze gukosereza. Bitunguranye hari umuntu wari inyuma ya Judith amufata ku rutugu. Aha, byari byashyushye byakomeye, arimo kurira, amaso yatukuye atabasha no kureba neza, abona ibizunga kubera amarira nyine. Yarahindukiye kugira ngo arebe uwo mukozeho. Ahindukiye yakubitanye n'umumama, ubona umumama wiyubashye pe. Muko, uri kurira mu muhanda se? Ufite ikihe kibazo ngambwira? Yewe, Judith umumama amaze kumubwira gutyo arahindukira aca bugufi aramusuhuza. Yiyoroheje rwose, yabaye umwana mwiza, ukagira ngo si wa Judith. Aha, arangije yatangiye kumubwira ubuzima bwe bwose, amubwira imico mibi n'ibijya bimutera agakumva ashatse umugabo cyane mu buryo budasanzwe. Mukobwa, rero sinzi niba nabyita imyaka, niba nabyita iki, niba ari kwemera guhinduka ukagarukira umuremyi, ukagarukira Imana yakuremye, ugaca bugufi, njye nagufasha, nakujyana mu rugo nkaba nguhaye akazi ko kudukorera. Ngaho jya mu modoka. Wambwiye se ngo ugira bene wanyu muri uyu mujyi? Yego, ariko kuri ubu sinshaka ko bambona, bahita bambona ko ndimo kubabeshya. Ndashaka kubanza guhinduka mu mico no mu mitekerereze kugira ngo mbe umukobwa utuje. Nk'uko nabikubwiye, hari uwo bita Jariya n'uwo bita Manuela, abo nibo bashira b'izo mpanga ebyiri nyine. Barakundana cyane, ariko narabirebye ndicuza. Se kuki nashakaga kwica umuryango w'abantu bikundaniye koko? Kuki nashakaga kuba kidobye no kwitambika? Ni ukuri ndicuza, Imana imbabarire n'abantu bambabarire njye Judith. Uwo mama yamuguse muri iyo modoka ayihata ikiboko. Abo bantu bose rero bari bazi ko ngo Judith ngo ari mu ntara, ngo ngo mu masaha buze ngo ari we yagezeyo. Ibyo byita ngo basinga yasubiye ngo kwisuka. Amakuru batari bafite ni uko Judith akiri muri uyu murwa, bazawusitaniranaho yewe. Yahisemo kurekura urwo rugendo ava mu modoka, ariko imodoka yari yahagurutse ngo Kigali ngo ntagomba kuyivamo. Nuko aho ngaho kwa mama wa Eden na Kadeni, abahungu be n'abakazana bari baraye muri urwo rugo. Uwo munsi nta kazi kari gahari gukurikiragaho, bari kwirirwa mu rugo. Emanuela na Jariya Kuru bari nk'abakazana muri urwo rugo, bari bashyizemo kuraje ngo barakora akazi kose gashoboka. Akazi kaboroheye, ariko bitewe n'uko abakobwa bose baratwite, ni ababyeyi bo mu minsi iri imbere. Mama wa Eden na Kadeni yarabafashije nawe muri iyo mirimo barimo. Yewe yari afite ibyishimo bidasanzwe kuri uwo munsi. Kadeni yari mu cyumba cye, telefone yatangiye guhamagara. Hari ibyo umuhamagaye, nta wundi yari mucuti we Steve se ntimumuzi, wajyaga amugira inama. Bishimishije Steve yafashe telefone. Steve bimeze biti? Ariko niga yanjye ubundi ko yigize bize cyane. Naribajije iki kiremwa twapfuye ikira niko kiryango, cyangwa ni mwamwe bakubwira ngo gahunda ni nyinshi ku buryo wibagirwa inshuti n'abavandimwe. Ibyo bintu mu bitangiye turabyanga, ibyo twe turabizira. Steve nyamara ushatse wambabarira, kuko nawe urabizi mu mutwe mfite byinshi cyane. None se Steve ni iki gishyara?
Musa sha njye nditurije tu ariko numva ari ikibura. Gute se Stevo? Si Devota se? Sheri wanjye man asigaye anca inyuma man. Ejo bundi naramuje nibite arambwira ngo ari mu rugo. Mpita mpamagara sister we ndamubwira ngo mpa Devota. Yarambwiye ngo ntawaheruka. Naribajije se Devota iva ari muri ibiki koko? Ndamuhamagara kugira ngo mubwire ko umuvandimwe wambwiye ko atari mu rugo. Ubwo se byarisangaye ko byari saa 5:30 z'ijoro. Niba atari babo muri aya masaha ni wanjye adahari akambeshya atariyo, ubwo se ari aha nshuti neza amatwi. Ibi ngibi ni Stevo uri kubibwira mucuti we Kade ningo sheri we ngo yazanye bizanyemo ngo ibintu ngo by'imiceri n'amasaka nyine nka kumwe biza muri televiziyo muri screen, ariko menya bitakizamo niza zindi z'ibicuma. Nshuti neza amatwi, njye ndi Clement mu nkuru z'urukundo mix. Ese Jeridite Kigali azitwara neza umwana mwiza cyangwa kabecwe ndi niko? Hanyuma se uyu Stevo wera ni iki kigiye kuzamo muri Stevo? Aha abakaza nabo ndabona ibintu ari fresh. Nyamara inkuru yacu irimo iragenda igira aharyoshye tutumbagiza habura gato ngo tuyigeze dutangirire noneho iryoshye cyane. Nizere ko muzindi nkuru zizaza tutazabura na nshuti neza amatwi, tuzaba inshuti z'ibihe byose dukomeza tubikurikirana. We love you so much. Ukomeze ugire umugisha mu byirimo byose aho herereye kandi ukomeze ugubwe neza. Twifuriza ibyiza bishoboka byose Uwiteka atanga. Turagukunda cyane rero, njye ndi Clement, aha ni mu nkuru z'urukundo mix. Peace and love. Peace out.